Gutekereza ku rupfu ndetse n'ubwoba bwarwo ni igitekerezo cyazonze abantu kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibaho. Iki ni igitekerezo cy'umwanditsi akaba n'umuhanga mu by'imibereho y'abantu, umunyamerika w'umuyahudi Ernest Becker. Ni igitekerezo kiri mu gitabo cya Ernest Becker, The Denial of Death, ubuhakanyi bw'urupfu. Ni igitabo gishingiye ku kugaragaza ko iterambere ryose twagezeho ndetse n'iryo tugerageza kugeraho ari uburyo bwo kwirwanaho no kugerageza kwirengagiza ko igihe kizagera tugapfa. Babyita the survival mechanism. Bashimiye kuba mwumva Radio Rwanda. Umuntu wese uzabona mu isi azaba afite ibintu arimo gushaka. Uko tubona byinshi niko dushaka byinshi. Ugereranije n'ibindi binyabuzima biri ku isi, twebwe abantu bisa naho hari ikintu kiturimo imbere muri twe kitubwira ko ibyo dutunze bidahagije. Ubutunzi buhagije ni ubungana iki? Buri wese muri twe aragura akagurisha, kandi nuko bimeze kuva kera. Inzara dufitiye ubutunzi niyo yangije ibidukikije byacu, ikura ku isi amamiliyoni y'ubwoko bw'ibimera n'inyamaswa, yuzuza uburozi mu nyanja, imigezi n'ibiyaga, yanduza umwuka duhumeka, yuzuza ikirere ibyuka bigihumanya, yangiza akayunguruzo k'izuba, ikamya ibigega bya peterole, amakara n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, imara amashyamba mu bice bimwe na bimwe by'isi. Uyu munsi ubwoba abantu benshi tubana nabwo ni ubwo gutakaza ubushobozi bwo kujya ku isoko, gutakaza ubushobozi bwo kugura. Ufite ubushobozi bwo kugura uyu munsi afite ubwoba bwo kutazashobora kugura byinshi ejo. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki twese tumeze gutya? Kubera iki buri wese muri twe aba yifitemo ubusambo no kwikunda ku rwego runaka? Kubera iki buri wese muri twe aba yifitemo umutima wo gutanga n'uwo kwambura icyarimwe? Bigenda bite ngo tuba abantu bubaka, bamara kubaka bagasenya ibyo bubatse ariko bakabinyuza mu yindi nzira? Bahaye ikaze mu kiganiro Waruziko. Ntabwo dushobora kwemerera abaterabwoba kugera ku ntego yabo yo gutera ubwoba igihugu cyacu, kugeza ku rwego abantu bahagarika kugura ibintu. Ni Perezida George W. Bush. Ni mu kwezi kwa 9 mu 2001 ubwo hari hamaze kuba ibitero by'iterabwoba byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birasa naho muri iki gisekuru cyacu ikintu kigaragariza abantu ko bariho kandi ko bafite amahoro n'umutuzo ndetse ko nta na gahunda ihari ya vuba yuko bazava ku isi, ni ukugura ibintu cyangwa gushaka ubutunzi. Humans are, on the one hand, very similar to all other forms of life in that we share a basic biological predisposition. Mu ruhande rumwe abantu ntaho dutandukaniye n'ibindi binyabuzima byose bibaho bihumeka. Itandukaniro rihari nuko twe tuzi ubwenge cyane ku buryo tumenya ko turiho. Ingaruka y'ibi byose nuko kuba uriho kandi ukamenya ko uriho bihita bitubyarira umutwaro ukomeye cyane. Iyo uzi kuriho ubu nazi ko igihe kimwe nk'ibindi binyabuzima byose uzapfa. Ibi nibyo dutekereza buri munsi. Buri wese buri munsi atekereza ko azapfa. Buri gihe utekereza ko ushobora gusohoka mu modoka ikakugonga. Twese tubaho mu bwoba butagira ingano. I'm gonna die. I may walk outside and get hit by a meteor. We would literally be paralyzed by abject terror. Uyu yitwa Sheldon Solomon. Ni umuhanga mu birebana n'imitekerereze n'imibanire y'abantu. Avuga ko kubera ubwoba bwo gupfa abantu bahorana, biremeye uburyo bwo kwiyorohereza umutwaro w'ubwoba, bemeza imitima yabo ko batazapfa cyangwa se ko gupfa bitari hafi aho. Ubu buryo bwo kwiyumvisha ko urupfu rutazaza cyangwa se rutazaza vuba bushingiye ku kwemera ibyigishwa mu masomo y'imyemerere cyangwa se kwiremera ubumuntu n'ibintu bavuga ko bizabaho iteka ryose, bityo umuntu ntapfa kuko ibyo yakoze ku isi byo bihoraho. That's why you want to have children. That's why you want to. Iyo niyo mpamvu abantu baba bashaka kubyara abana. Iyo niyo mpamvu abantu baba bashaka kubaka ibikorwa remezo bidasaza. Iyo niyo mpamvu tuba dushaka kwandika ibitabo bikomeye. Iyo kandi niyo mpamvu tuba dushaka gutunga amafaranga menshi. Igituma abantu bahora bashaka gutunga ibintu byinshi nuko mu mutwe wabo gutunga ibintu byinshi bibaha icyizere cyo kuzabaho iteka ryose. Because psychologically speaking, it gives them a sense that they may be able to live forever.
niyo mpamvu umuntu ufite ubutunzi bushobora kumubeshaho nabe bose ubuzima bwabo bwose akomeza guhatana ashaka kongera bwa butunzi. Nta n'igiceri yakwemera ko kimuva mu mufuko mu buryo kitazagarura amafaranga. Bimuha icyizere cyo kuzabaho iteka ryose. Nava mu mubiri we, ibikorwa bye n'umuryango we bizasigara bigaragaza isura ye. Muri Aziya, abantu baba mu idini rya Buddhisme bizera ko kwifuza, ubusambo ndetse n'umubabaro ujyana no kuba hari ibintu wifuza udafite cyangwa se inzara y'ibintu bituruka ku guhora ushakisha ibintu bitariho cyangwa se bigoranye ko byabaho. Bizera ko intambara turwana buri munsi yo gushakisha ibintu ibigamije kwiyubakamo ikintu kitwibagiza ko ibintu byose bigira iherezo, kwiyibagiza ko natwe dufite iherezo. Jetsun Hanro Rinpoche ni umwarimu wigisha amahame y'idini rya Buddhisme mu ntara ya Tibet mu Bushinwa. I'll give you an example. If I have a shirt and every time I go out to do some shopping. Reka mbaho urugero. Iyo ufite ishati imwe ariko buri gihe uko ugiye ku isoko ukagura indi shati, igihe kiragera ugasanga ufite amashati 12 mu nzu ariko ukabirengaho ukagura n'iya 13. Ibyo biba bisobanuye ko muri wowe wifitemo ikintu kikubwira ko uzabaho igihe kirekire kugira ngo wambare amashati 13 yose. Muri twe harimo ikintu kidusunikira gukora ibintu bituma twibwira ko turi ibinyabuzima bidapfa, which we may be able to more solidify our sense of immortality, our sense of living continuously, not changing. Iyi ntambara ni ibyara imyitwarire nk'ubusambo, kwikunda no gukunda ibintu. Bo batugereranya n'izindi nyamaswa, bakavuga ko izindi nyamaswa zo zifata ibyo zikeneye aho gufata byinshi byo kwibikaho ku ntego imwe yo kwereka ngenzi zazo ko zari ibikomerezwa. Turi miliyaridi zirenga 7 kuri iyi si, kandi buri wese muri twe afite icyo yifuza. Yifuza byinshi byiyongera ku byo afite. Buri muntu wese utuzanira ubutumwa bw'uko ejo ari heza, ko tuzabona ubutunzi bwinshi, turamukurikira tukamuyoboka nta kubitekerezaho kabiri. Wigeze ubona ibyo abantu biteguye gukora kubera amafaranga? Hari abashakashatsi mu mitekerereze b'Abadage bakoze gahunda ya mudasobwa ibafasha gupima uko ubwonko bw'abantu bwitwara iyo bahembwe cyangwa se uko bwitwara iyo bahanwe. Bafite igikoresho bise Balloon Analog Risk Task. Kuri mudasobwa haba hari agafuka, bakakwereka ahantu uzajya ukanda kuri iyo mudasobwa, maze uko ukanze kenshi ako gafuka kakabyimba, kandi uko kabyimba niko urimo kwinjiza amafaranga. Gusa bakubwira ko nukanda inshuro nyinshi cyane ka gafuko kari buturike, amafaranga yose wari wungutse ukayatakaza. Gusa ntabwo bakwereka igihe agafuko kari buturikire. Abashakwa kureba urwego uriho mu gutinyuka gukora ikintu uzi neza ko gishobora kugira ingaruka ariko kikaba kirimo n'inyungu. Ibi byose umuntu abikora yashyizwe utwuma ku mutwe dupima imikorere y'ubwonko bwe mu gihe arimo gukora uwo mwitozo. Benshi mu bakorerwa herigerageza basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi bakanda kuri ya buto inshuro nyinshi kugeza agafuko gaturitse amafaranga bakayabura. Muri make abacuruzi nibo bahanga mu gukora ibikorwa birimo ingaruka ariko birimo n'inyungu. Babyita gufata riske. Madame Sarah Brosnan ni umwe muri aba bashakashatsi we wanakoreye ubu bushakashatsi ku nyamaswa. Atekereza ko itandukaniro riri hagati y'abantu n'inyamaswa ku ngingo yo gukunda ibintu n'ubutunzi rishingiye ku rugero rwo kwikunda, icyubahiro, igitinyiro n'uburyo bw'imibanire. Avuga ko inyamaswa ebyiri zahawe ibyo kurya bingana, buri yose iba yumva yabona byinshi ugereranije n'ibyo ngenzi yayo yabonye, ariko ibi bikaba mu gihe zishonje. Iyo zihaze ntayiterwa ikibazo nuko ngenzi yayo ishonje igisigaranye ibyo kurya. Kuyihaze ibyo kurya biba byatakaje agaciro. From an evolutionary perspective, the behavior that we consider greed, which is a urebeye ku ruhande rwo guhindagurika mu miterere, imyitwarire twe dufata nk'ubusambo ariyo yo kwikubira ibintu byinshi ni ingirakamaro cyane. Ku nyamaswa kudashobora kwikubira ibyo kurya byinshi bishobora kwiviramo urupfu, ikaba yakwicwa n'inzara. Ku bantu ho kwikunda byafashe indi ntera. Ntabwo barwana bikubira ubutunzi bwinshi byonyine, ahubwo barwana bikubira ubutunzi bwinshi ariko bwambuwe abandi bantu. Ntabwo ntekereza ko ibyo ari ibintu bishoboka ku nyamaswa. And I don't think that that's something that you can apply to animals. Hari inkuru yanditswe mu mateka y'Ubugiriki bwa kera ivuga ko hari umusore witwaga Narcissus. Rimwe Narcissus yagiye ku mugezi, ahagarara ku nkombe, arebye mu mazi yari urubogobogo, abonamo isura ye nk'uko bimera mu ndorerwamo. Akibona isura ye yahise atangazwa n'ubwiza bwe, yumva arikunze cyane.
yumva byagorana ko ku isi haba hariho undi muntu mwiza gutyo. Hari abahanga mu mitekerereze n'imibereho yacu bemeza ko natwe hari uko tumeze. Dukunda kwibona nk'izingiro ry'isi. Duhorana inzara yo gushimwa no kubonwa nk'abantu bafite icyo barusha abandi. Bishobora kuba ariyo mpamvu dufite indorerwamo mu mazu yacu. Tubaho dushaka umubano n'abandi bantu, twegeranya amafoto, amashimwe, uduhigo n'urukundo rw'abantu. Dusa n'ababaye abacakara b'urukundo twikunda. Nta muntu n'umwe uba kuri iyi si ukunda urukundo rungana n'urw'ukunda umuntu wari ubona mu ndorerwamo yawe. Bo batekereza ko twikunda urukundo rwinshi ku rwego undi muntu yagize amahirwe akabona ibyo twifuzaga abahindutse umwanzi wacu. Bwana Philip Chiyangwa ni umushoramari w'umunyazimbabwe. Afatwa nk'umukire wa 5 mu gihugu cyose. Afite amahoteli n'amazu mu gihugu hose. Akagira imigabane mu bigo byinshi bikomeye by'ubucuruzi muri Zimbabwe. I will tell you my philosophy is very simple. There is a thin line separating a businessman and a criminal. Ibitekerezo ngenderaho biroroshye kubyumva. Ni umurongo muto cyane utandukanya umushoramari n'umugizi wa nabi. Kubera iki? Kubera ko ikintu cyose nungutse haba hari umuntu uri buvuge ko nakimuriganisha. Abashoramari twese turi kuri iyi si, yaba Bill Gates, yaba Richard Branson, twese tubonwa nk'abagizi ba nabi. Ariko ibyo byose biterwa n'uko dutekereza mu buryo burenze ubw'abandi batekerezamo. Whether it's Bill Gates, it's Richard Branson, we are all viewed as the criminals. But it's because we think beyond other people think. Nukubera ko umwanya mwiza wose ubaho buri wese muri twe aba yumva ari uwe. Urimo wese ubwo ngaba yawumuriganije. Ku barwanya imigirire yacu yiganjemo kugura, kurya no kwigwizaho ubutunzi. Impamvu umuntu umwe agura inkweto z'ibihumbi 7 undi akagura iz'ibihumbi 100 kandi zose akamaro k'ibanze kazo ari ukuturinda kugenza ibirenge mu mabuye. Nuko iz'ibihumbi 100 zo usibye ko kurinda kwicwa n'amabuye zinahindura ubumuntu bw'uzambaye. Muri make ibihumbi 100 wishyura ngo baguhe izo nkweto ntabwo ari inkweto ubuguze gusa, ahubwo ubunaguzemo isura nshya, statut social. Ubuguze uko abantu bazajya bakubona nuko bazajya bagufata. To highlight one's status relative to. N'uburyo bwo kugaragaza urwego umuntu arimo ugereranije n'urw'abandi barimo. Umuntu afatwa neza hatarebwa ikimurimo imbere, ahubwo hagendewe ku buryo yambaye, hagendewe ku buryo agaragaza ko atunze. Uko wigaragaza bituma abantu babona ko ukize kurusha runaka, kandi uko ukize kurusha runaka niko ufite ubudahangarwa bukurinda urupfu ugereranije n'abandi baturage bari hafi aho. Ibi bihuzwa n'urundi ruhande rwo guturisha imitima yacu bidashingiye gusa ku butunzi. Twese dukunda intwari, dukunda abantu bakora ibitandukanye n'ibyo abandi bakora. Niyo mpamvu twese turwana no kuba beza mu kintu kimwe nibuze. Turwana no kurusha abandi gukora neza kimwe mu bintu biri ku isi. Dushaka kurusha abandi ikintu runaka, niyo cyaba ari ukubarusha kurya byinshi mu gihe gito. Bipfa kuba ari akantu urusha abandi kandi bakamenya ko kabarusha. Mu bihugu biteye imbere tureberaho imico myinshi igezweho, iyo uri umugabo uhabwa agaciro n'ingano y'ubutunzi ufite. Uko niko umugabo yitandukanya n'abandi bantu basigaye. Ibi ni nako bimeze ku bagore, usibye ko bo bafite undi mutwaro uremereye ushingiye ku muco. Bigishijwe ko kugira ngo ube uri mwiza ugomba kuba unanutse cyane, kandi bagakora ku buryo bahora ari bato. Ntibazagira imyaka myinshi igaragara ku isura, ikintu kidashoboka ubusanzwe mu birebana n'umubiri. Muri make tugerageza kwimakaza indangagaciro zidashoboka. Hari umufilozofe w'umunyafrika y'Epfo witwa Pops Mohamed avuga ko kugira ngo umuntu abe ari umuntu w'ukuri mwiza wujuje ibisabwa byose ngo abane neza n'abandi muri iyi si, agomba kwitandukanya n'umuco wo kwivugaho. Ngewe ndi iki ngiki, nshobora gukora iki ngiki, mu mwaka ushize nakoze iki, ngewe nshobora gukora ibi bintu, ngewe nagira ntya. Iyo urimo kugenda mu gace gatuwe n'abakene benshi ukaba utwaye Mercedes Benz cyangwa Rolls Royce, icyo ni kimwe mu bintu bibi ushobora gukora. Kenshi abantu bakora ibyo ari nko kubwira abo bantu bati nge ndi mwiza kubarusha, ntabwo muzigera mugera aho ngeze. Gusa ntibisobanuye ko umuntu wese urya ibye cyangwa se ukoresha umutungo we mu maso y'abatawufite aba biraseho cyangwa se abagaragariza ko abaruta. Gusa nanone ikiri cyo avuga ni uko gutunga bisa no gufata ibiyobyabwenge. Iyo ufite byinshi ushaka ibindi byinshi. Nta muntu n'umwe ku isi uzi uko ubutunzi buhagije buba bungana.
nanone mu nkuru zo mu Bugiriki bwa kera havugwamo inkuru y'umwami witwaga Midasi. Uyu kubera gukunda ubutunzi yasabye Imana Dionysos kumuha ubushobozi bwo guhindura zahabu ikintu cyose akozeho. Icyifuzo cye cyarasubijwe maze icyo akozeho cyose kigahinduka zahabu, n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byose bihinduka zahabu. Inkuru z'umufilozofe Aristote zivuga ko umwami Midasi yishwe n'inzara kuko ibyo yakoragaho byose byahindukaga zahabu. Uyu munsi bisa naho aka gaciro ka zahabu kasigaranywe n'amafaranga, nubwo zahabu nazo zikiriho. Bwana Philip Chiyangwa muramwibuka, ni umushoramari w'umunyazimbabwe ufite amamiliyoni menshi y'amadolari. When I started hearing about Warren Buffett and ku nshuro ya mbere numva ubutunzi bwa Warren Buffett na Bill Gates bwari hagati ya miliyari 30 na 40 z'amadolari. Uyu munsi bafite miliyari 70. Ubundi mu buzima iyo ufite miliyari y'amadolari uba ushobora kubaho imyaka 273 udakora, kandi buri munsi ukarya ibihumbi 10 by'amadolari. Ni bangahe muri twe babaho imyaka 273? Iyo ufite miliyari 1 y'amadolari uba ushobora no kurya ibihumbi 30 buri munsi, kuko ntabwo uzigera ubaho imyaka 200. Ariko abantu barakomeza bagakorera andi mafaranga. Nta muntu n'umwe ufite amafaranga ushobora kukubwira ko adashaka andi. Abantu nkanjye baramutse badakoreye amafaranga nta misoro yabaho, kandi n'itunze leta z'ibihugu zikora. Rero abantu bakorera amafaranga nibo batuma ibintu bibaho. Ubutunzi buhagije ni ubungana iki? Kongera ubutunzi ni imwe mu nzira z'ubusamo dushakiramo ibyishimo. Aya ni nayo masezerano duhabwa n'abatugurisha ibintu. Ikintu cyose ugiye kugura ku isoko bakubwira ko uguze umunezero. Tuzi ko ibyishimo ari ukugura byinshi, cyane cyane mu bihe bya Noheli. Twese dukururwa n'ikintu cyose dukeka ko gitanga umunezero. Buri mpera z'icyumweru ahantu hose mu isi ni ibirori byishyurwamo amamiliyoni y'amadolari. Buri mugoroba ni ibisindisha bikaze abantu bashakisha hariho hose hari igitonyanga cy'umunezero. Benshi muri twe bafite umwenda bamaze umwaka batambara, ariko uracyari aho ngaho kuko gutekereza ko uwo mwenda uhari kandi ari uwawe byonyine bitanga umunezero. There's nothing wrong with being a consumer. Nta kibi kiri mu gukunda gutunga no kwigwizaho umutungo, kuko kugira ngo ubeho ugomba kugira ibintu utunga. Gusa ikibazo ni uko twizengurutsaho ubutunzi twaguze kugeza ku rwego duhinduka imbohe z'ubwo butunzi. Kurya byinshi ubwabyo biraturya, kandi tuzakomeza kugura ibintu kugeza igihe igitonyanga cya nyuma cya peteroli kizaba kimaze gucanwa. Buying stuff until the last drop of petroleum has been burned. Buri wese muri twe yifuza kugira ikintu atunga. Buri wese ashaka kugira ikintu cyitwa icye, ariko se birashoboka ko hari umuntu wagira icyo atunga kitavuye ku wundi muntu? Birashoboka gutunga ikintu hatari undi wagitakaje? Umuturage umwe usanzwe wo muri Amerika y'Amajyaruguru, ibyo arya byose ndetse n'ibyo akoresha mu buzima bwa buri munsi biba bikubye inshuro 5 mu bwinshi iby'umuturage wa Mexique. Biba bikubye inshuro 10 mu bwinshi iby'Umushinwa. Biba bikubye inshuro 30 iby'Umuhinde. Abaturage bo mu bihugu bikize cyangwa se biteye imbere ni 20% by'abatuye isi yose, ariko barya 80% by'ubutunzi bwose dufite kuri iyi si, bwiganjemo umutungo kamere. Mu bihe byacu iyo bavuze uburiganya mu by'ubutunzi hatungwa agatoki cyane Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 2003, Perezida George W. Bush yabwiye isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangije intambara kuri Iraq. My fellow citizens, at this hour, Banyamerika bagenzi banjye, kuri iyi saha mbabwira ingabo z'igihugu cyacu ziri mu bikorwa by'ibanze byo gutangira intambara igamije kwambura Iraq intwaro za kirimbuzi, kubohora Abanya-Iraq no kurinda isi icyago gikomeye. Ku itegeko ryanjye, ingabo zacu zatangiye kurasa tumwe mu duce twatoranijwe muri Iraq hagamijwe guca intege Saddam Hussein ushaka gutangiza intambara ikomeye. Ibihugu birenga 35 biradushyigikiye. Hari abantu bavuga ko iki ari kimwe mu binyoma bikomeye kandi byagize ingaruka zikomeye muri iki kinyejana turimo. Babyita ikinyoma bavuga ko izi ntwaro ntazigeze zibaho, ahubwo rwari urwitwazo rwo gukura ku butegetsi Perezida Saddam Hussein, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigacukura peteroli muri Iraq mu buryo butagoranye. Turi mu kinyejana cya 21. Turi ibinyabuzima bizi ubwenge kurusha ibindi byose biri mu isanzure.
twagiye ku kwezi tuvumbura interinete, ariko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 haracyavuga ubucakara abantu bakoresha abandi. Abantu benshi baracyumva ko ari ibinyabuzima by'igitangaza, bagatekereza ko hari abandi badakwiye umwanya muri iyi si. Muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 11 umurongo wa mbere haranditswe hati: iyi si yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, nuko bagenda berekeza iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinani, barahatura, barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'icyondo. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatana mu isi yose. Uwiteka aravuga ati dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora babishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvikana. Uyu munara bari bagerageje kubaka bawise umunara w'i Babel. Ni ikimenyetso cy'abantu cyo gukora byose bishoboka ku nyungu zabo, ariko uyu ukaba n'umushinga wahombye utarigeze ugera ku ntego. Uyu munsi igisobanuro cy'ubwenge ni uburenganzira bwo kwihitiramo A, B cyangwa C. Tugenda mu muhanda dukikijwe n'ibyapa byamamaza bituremamo ibitekerezo by'ibidashoboka n'ibyifuzo byo kugura ibindi bintu. Mu mwaka umwe ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi byo mu isi yose byishyura miliyaridi 400 z'amadolari mu kwamamaza no kuduhamagarira kugura ibindi. Ku mbuga zihuriraho abantu benshi huzuyeho abantu beza kandi babaho ubuzima bwiza, rimwe na rimwe bahimbira aho ngaho kuri izo mbuga ari ubuzima busanzwe butabaho, ariko bakangiza benshi mu bitekerezo bifuza kubaho muri ubwo buzima kandi n'ababwerekanye ubwabo batabubamo. Hari igihe bizashoboka ko umuntu agumiwe mu rugo kandi agakora akazi ke uko bisanzwe, avugana kuri video na bagenzi be basanzwe bakorana. Mudasobwa izaba igikoresho cy'ibanze gihuza abantu. Nta gushidikanya mudasobwa ni igikoresho gihuza abantu kurusha uko ibatandukanye. Ni umushoramari w'umunyamerika Bill Gates. Aha ni mu myaka yashize ubwo yavugaga ku byo turimo kubamo uyu munsi. Iri koranabuhanga rya mudasobwa na interinete ryegeranije abantu bari mu ntera nini zitandukanye, ariko ritandukanye abari basanzwe begeranye. WhatsApp na Facebook n'ibindi nkabyo ndetse n'ibyuma bibikoresha, abantu bahora babicuritsemo umutwe ntibitume bavugana uko byari bimeze mbere. Biroroshye kumenya amakuru y'umuntu uba ku yindi mpera y'isi ufite interinete kurusha kumenya amakuru y'umuntu uba mu kandi karere udashobora kubona ikoranabuhanga. Buri muturage wese wo mu isi uyu munsi ashobora kumva ingufu n'uburemere bw'amasosiyete mpuzamahanga y'ubucuruzi. Menshi muri yo akomeye kurusha leta z'ibihugu nyinshi. Twubakiye ku mahame y'imibereho bashyizeho mu buryo busa n'urudodo cyangwa se umugozi, ku buryo iyo bagize ikibazo cyangwa se iyo babishatse ingaruka zitugeraho mu buryo butaziguye. Igiciro cya peteroli n'agaciro k'ifaranga bizamuka cyangwa bikamanuka bibaturutseho uko babishatse. Kubera imibereho isa n'iziritse ku mugozi aho twese tubaho kimwe, buri segonda ku isi yose dukora tone ziri hagati ya 80 n'126 z'imyanda. Buri munsi ibikorwa by'abantu bibyara ibiro miliyaridi 10 z'ibishingwe. Hagati y'umwaka wa 2008 n'ibihumbi 2020 ibishingwe dukora buri mwaka biziyongeraho 40%. Ibi byose bikomoka ku byo twaguze n'ibyo tugura buri munsi. Gusa bitewe nuko turi abantu bazi ubwenge bwatumye tugera aha ngaha, uyu munsi bisa naho hatangiye intambwe zo gusubira inyuma tunyura mu nzira twanyuzemo tuza, noneho tukayinyuramo dusubira inyuma, dusubira ku buzima bwacu bwa kera butarimo gucuranwa umutungo kamere. Uyu munsi abatuye isi bahamagarirwa kwirinda gusesagura. Basabwa gukoresha gusa ibyo bakeneye mu rwego rwo kurokora isi. Gukoresha amashanyarazi ni byiza, byoroshya ubuzima, ariko byaba byiza dukoresheje aturuka ku izuba no ku muyaga. Kugenda mu modoka ni byiza, byoroshya ubuzima, ariko byaba byiza tugendesheje amaguru cyangwa tukagenda n'igare. Abazi cyane iby'imiterere n'imibereho y'abantu bavuga ko buri wese agira iminsi ibiri y'ingenzi muri ubu buzima mu isi. Umunsi avukaho n'umunsi amenyaho intego y'ingenzi imubesheje muri iyi si. Umunsi afatiraho icyemezo cy'icyerekezo ashaka kwerekezamo ubuzima bwe.
Iyi niyo mpamvu bisa naho icyizere mu gukosora amakosa yakozwe agateza ibibazo bishingiye ku kirere no ku busumbane hagati y'abakire n'abakene ni icyizere gishingiye ku rubyiruko. For us, the 3 billion youth of the planet, the climate crisis is a matter of survival. Kuri twebwe miliyari 3 z'urubyiruko ruri ku isi, ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere gikora ku buzima bwacu mu buryo butaziguye. Mwebwe abayobozi b'isi mwamenye iki kibazo mu myaka 25 ishize. Ntabwo dushobora kwicara gusa ngo turebere ibirimo kuba. Tugomba gukorera hamwe kuko isaha y'ihindagurika ry'ikirere yo irakomeza kugenda. The climate clock is ticking. Yitwa Felix Finkbeiner, ni Umudage, afite imyaka 17 y'amavuko. Ni umwe mu bagize itsinda mpuzamahanga ry'abana biyemeje kugira uruhare mu guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere no guharanira ukureshya kw'abatuye isi mu birebana n'imibereho. Ibitekerezo by'ubu bwoko nibyo bitanga icyizere ko dushobora kuzahindura imigirire. Gusa ntabwo ari icyizere cyinshi kuko bisa naho biri muri kamere yacu kubaka dusenya, tukongera tukubaka, tukongera tugasenya. Mbashimiye kuba mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro no mu bindi byose byatambutse ndetse no gukurikira ibiganiro bya Radio Rwanda. Turabifuriza kugira impera z'umwaka nziza. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.